z'isaha ya none ni njyewe uri kumwe nawe, ni njye uri mu isaha y'ihumure, aho ijwi rigufata ukuboko nk'umubyeyi uhoza umwana warize. Uyu munsi ntabwo nzanye inkuru y'abandi, oya, uyu munsi nje kubabwira inkuru yanjye, ubuzima bwanjye, intimba yanjye, amarira yanjye n'icyizere nacanye aho byari byazimye byose. Ndabizi hari ubwo uba uri mu buzima ukumva butakumva, ariko humura, iyo ugeze mu isaha ya none ntabwo uba uri wenyine, uba uri kumwe nanjye, kandi turi kumwe aho amagambo atavugwa n'abandi uyabona mu ijwi rya hano. Reka mbanze mpereze ikaze wowe wamaze gukanda subscribe kuri uru ruganiro rwa Now. Disi wowe wamaze gukanda like cyangwa se ukanda like buri munsi uko ikiganiro gishyashya kigiye kuri uru ruganiriro, disi nawe ijwi ryawe ryangezeho. Hanyuma wowe ufata umwanya wawe ukareba iyi video ukayisoza, umuhate wawe mubonera nanjye mu bikorwa mugezeho bya buri munsi. Hanyuma disi wowe ufata umwanya iyi nkuru ukayisharinga abandi, ugashyira kuri status cyangwa se ukagahereza umuntu inbox, ijwi ry'ihumure rikugereho. Reka nshimira abantu mukomeje kwakira ikiganiro gishyashya cyitwa Kaya None, gitambuka kuri uru ruganiriro mu gitondo saa 4. Namwe disi ubutumwa bwanyu bukomeje kungeraho, niyo mpamvu nanjye nabasezeranje kutazigera mbatererana. Uru ruganiriro wabyumvishe neza, ni uruganiriro rw'amajwi y'ihumure biciye mu kiganiro cyitwa Isaha ya None. Hanyuma njyewe ufite mikoro nkagenda nkusangiza aya majwi, nitwa ngaho ongera icyayi mu tasi, ndaje. Ese uracyatekereza ko ubuzima butagukunda? Isaha ya none igusanga aho wihishe. Reka mbagezeho inkuru y'amarangamutima yanjye. Disi nta muntu utagira amarangamutima, ariko disi abantu mukina n'amarangamutima y'abantu. Ndagira ngo mbabwire ko gutekereza ko umuntu, igikorwa cyose cya muntu kibanzirizwa n'amarangamutima. Wowe rero ufata umwanya ugakina n'amarangamutima y'abandi, ntabwo uyu nguyu ari wo mwanya. Ikiganiro cyitwa Isaha ya None. Nagira ngo nkubwire ko ibikorwa umuntu akora byose, cyangwa se igihe umuntu yumva ubuzima bumurambiye agashaka kwiyambura ubuzima, burya aba yabanje kurwana n'amarangamutima ye. Reka ntangire nkugezeho amarangamutima yanjye yo mu gihe cyashize. Nigeze kumva isi impugukiye, umutima wanjye
umeze nk'igikapu cyuzuye amabuye. Sinari nshoboye kuvuga, sinari nshoboye gusaba, sinari nshoboye kurira. Icyo gihe sinashakaga amafunguro, sinashakaga gusohoka, sinashakaga kuvugana n'abantu. Nashakaga gusa guhagarika kubaho. Imisozi nari narazamutse yaje kuyonga nk'ibyondo. Abantu nari narasize baragenda, ndetse n'amajwi y'abantu yasaga nkanca intege mu matwi yanjye nayumvaga umunsi ku munsi. Ariko hari akajwi kamwe katacecetse. Ako kajwi niko kavugiye muri njye. Ahari wenda nawe ukurikiranye isaha ya none kuri Now uri kubyumva neza, uri kwiyumva neza. Hari ijwi rishobora kuba riri kuvugiramo ridaceceka. Ako kajwi karanyongoreye. Wowe uteze amatwi cyangwa se ukurikiranye isaha ya none, tega amatwi wumve ako kajwi. Wenda nawe uyu mwanya yaba ariyo saha yawe. Karagira kakati, humura mwana wanjye, ukiriho bivuze ko hari impamvu. Niko gutangira gutega amatwi amarangamutima yanjye. Subira mu ntambwe ntoya. Narebye mu ndorerwamo, mbona umuntu utari mukuru cyane, utari unakeye cyane, ariko ufite umutima uhagaze. Reka wowe wafashe uyu mwanya ukurikiranye isaha ya none nkwibutse ko nakubajije ngo ese uracyatekereza ko ubuzima butakigukunda? Isaha ya none igusanga aho wihishe. Iyi nkuru yanjye naje gukuramo inama z'amarangamutima. Wowe ujya ugira amarangamutima y'ibintu bitandukanye, uhise uwo mwanya kugira ngo wumve izi nama. Wabyumvishe neza, turi mu ruganiriro rw'amahoro rwitwa Now. Iyo ni YouTube channel kugezaho ibiganiro bifitanye bihuriye na reality y'ubuzima tubayemo mu buzima bwa buri munsi. Hahandi urwana n'amarangamutima yawe ugashaka kwiyambura ubuzima, ariko ukumva ijwi rimwe gusa. Ahari yaba ari uwo mwanya nawe ukurikiyemo isaha ya none. Ndagusabye rero, we wicaye hariya, ushobora kuba ucecetse n'ibyo, ariko umutima wawe uri kurira. Icyambere rero, ntukemera ko agahinda gahinduka ikimenyetso cy'iyo uri. Agahinda ni urugendo, si wowe. Disi nabonye abantu nganira n'abantu kenshi, umuntu agahinda kakamwegeka, n'umubonye bigatuma umenya aho ari. Hano reka ngusabe ikintu kimwe nkwinginze ntakambye. Ntukemere ko agahinda gahinduka ikimenyetso abantu bakurebera aho hantu umaze iminsi uri cyangwa aho uri uyu mwanya. Icya kabiri, shaka ahantu hatuje, utege amatwi umutima wawe. Wenda hano ku isaha ya none niho hagufasha, cyangwa se n'ahandi. Icya gatatu, bwira umutima wawe uti
ndabizi byari bigoye ariko warakoze kuguma uhagaze. Icya kane, niba nta wundi muntu ugufata ukuboko, fata kanjye turi kumwe kuva uyu mwanya kugeza igihe uzasubiranira imbaraga. Reka nkugezeho umuhoza, ngufitiye umuhoza wo gukurikiranya isaha ya none, ni ukuri n'uruganiriro rw'amahoro. Ngaho reka nguhe umuhoza wanjye uyu munsi. None se wowe hari igihe wigeze wumva uri kure cyane ku buryo wumva utazagaruka? Ese hari agace k'umutima wawe katakivugana nawe? Humura, iyi saha ni iyawe, isaha y'umutuzo, isaha y'ukuri, isaha y'ibikomere bigenda bikira gahoro gahoro. Wibuke, ntabwo waje hano kubwirwa ngo komera, ahubwo waje hano ngo wemererwe kurira, kuruhuka no gutuza. Aha ni isaha ya none. Ariko kandi disi ntabwo njya nkora ikosa ryo kugenda ntaguhaye umusozo. Ndabashimiye inshuti zanjye z'isaha ya none kuba twicaranye muri iyi saha byonyine. Nishimye, turongera guhura ejo, twicare nk'uko umubyeyi yicarana n'umwana we, tuganire, dusangire kandi twirebere imbere. Humura, burya iyo utangiye kumva ijwi ryawe ni intangiriro yo gukira. Yes, wakoze cyane wowe wari ukurikiranye isaha ya none by'umwihariko mu ruganiriro rwa Now. Ndagushimiye cyane. Ariko ijwi ry'ihumure rirambwiye ngo nimba iyi nkuru wumva ikubatse, yisharinge mugenzi wawe. Ariko nanone ntiwibagirwe gutanga comment umbwire ijwi ry'ihumure rikurikiyeho mu gitondo. Hanyuma wowe ukande like, hanyuma wowe wicara ukareba inkuru ukayisoza, ijwi ry'ihumure riguhoreho. Imana y'u Rwanda ibandebera icyoroshye. Nitwa twongere gutaha. Bye bye.